twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani kugira ngo tugere neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri uwa gatatu w'icyumweru cya gatandatu cya Pasika, tariki 28 Gicurasi 2025. Ngaya masomo yagiye kuduhuza n'Imana. Isomo ryamenye mu bitabo cyakozwe n'intumwa, umutwe wa 17 umurongo wa 15, uwa 20 kugeza kwa 34, n'umutwe wa 18 umurongo wa mbere. Abari baherekeje Paulo barakomeza bamugeza Atene, hanyuma bahindukirana ubutumwa bugenewe Silasi na Timote, ubategeka ko bazamugeraho bidatinze. Paulo wari watumiwe gusobanura iby'inyigisho ze, ahagarara rwagati mu rukiko araterura ati: "Yemwe bantu ba Atene, ndabona ko mushishikarira iyobokamana ku buryo bukataje. Koko rero ubwo nagendagendaga mu mihanda y'umujyi wanyu, nagiye mbona amashusho y'Imana zanyu, ndetse ndabukwa n'urutambiro rwanditsweho ngo urw'Imana itaramenyekana. None rero Imana musenga mutayizi niyo nje kubamenyesha. Imana yaremye isi n'ibirimo byose, yo mugenga w'ijuru n'isi, ntitura mu ngoro zubatswe n'ibiganza by'abantu, ntikorerwa n'ibiganza by'abantu nkaho hari icyo ikeneye, ahubwo niyiha bose ubugingo, ikabaha umwuka n'ibindi bakeneye byose. Yaremye amoko yose y'abantu ikurije ku muntu umwe, yatuza ku bwisanzure bwose bw'isi. Yayashyiriyeho ibihe uko bisimburana, ibakebera imbibi z'aho bagomba gutura. Ibyo Imana yabigiriye kugira ngo wenda nibayishakashaka babashe kuyishyikira, kuko mu by'ukuri itari kure ya buri muntu muri twe. Niyo dukesha ubugingo bw'inyagambure no kubaho uko ariko kose, nk'uko bamwe mu basizi banyu bigeze kubivuga bati, koko turi inkomoko yayo. Ubwo rero dukomoka ku Mana, ntitugomba gutekereza ko kamere y'Imana imeze nka bya bishushanyo bibajwe muri zahabu, muri feza cyangwa se mu ibuye, bikomoka ku bukorikori n'ubugenge bya muntu. Imana rero yirengagije ibyo bihe by'ubujiji, none irahamagara abantu bose iyo bava bakagera ngo bisubireho, kuko yashyizeho umunsi igomba gucira isi urubanza rutabera ikoresheje umuntu yabigeneye, nk'uko yahaye bose icyemezo umunsi umuzura mu bapfuye. Paulo ngo avuge iby'izuka ry'abapfuye, bamwe muri bo bamuha urw'amenyo, abandi baramubwira bati, kuri iyo ngingo tuzakumva ikindi gihe. Nuko Paulo bavamo atyo, nyamara bamwe bifatanya nawe baremera. Muri bo hakaba Dionizio, umujyanama mu rukiko, n'umugore witwa Damari n'abandi. Nyuma y'ibyo Paulo ava Atene ajya i Korinti. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 148. Nyagasani, ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe. Nimusingize Uhoraho mu ijuru, mumusingize mwebwe abatuye hejuru y'ibicu. Nimumusingize abamarayika mwese, namwe ngabo ze mwese nimumusingize. Nimumusingize abami b'isi hamwe n'amahanga yose, bikomangoma byo ku isi, namwe bacamanza, basore namwe bakobwa b'inkumi, basaza namwe kandi rubyiruko. Bose nibisingize izina ry'Uhoraho, kuko ari ryo rihatse ayandi yose. N'ikuzo rye rigasumba ijuru n'isi. Bituma abayoboke be bamurata. Nyagasani, ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 16 umurongo wa 12 kugeza kwa 15. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa bati, ndacyafite byinshi nababwira, ariko ubu ntimwashobora kubyakira. Ariko Roho nyir'ukuri wo naza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga yitumirije, ahubwo azavuga ibyo yumvise byose, kandi akazabahanurira n'ibizaza. Azampesha ikuzo, kuko azahabwa ku byanjye akabibamenyesha. Ibyo Data atunze byose ni ibyanjye. Nicyo kinteye kuvuga ko azafata ku byanjye maze akabimenyesha. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Aka kanya Nyagasani yaduteguriye, tujye kuvuga ku ijambo ukuri, la vérité. Mu ngingo ugira iti, Roho ukuri naza. Nawe uze kongeramo icyo wifuza ko yagukorera. Roho ukuri naza, ibyahishuwe bizahishurwa. Roho ukuri naza, nzamenya Imana. Roho ukuri naza, ibyanjye bizajya ku mugaragaro. Roho ukuri naza, nzagaragara. Roho ukuri naza, nzegera Imana. Roho ukuri naza, nzabigenza gute? Uzabigenza ute?
roho w'ukuri naza. Nyuma y'uko ejo twazirikanye kuri roho umuvugizi wa wundi utuvuganira akadutambutsa yewe naho tutari tuzi, agatuyobora mu nzira tutari tuzi, roho Parakletos Defenseur umuvugizi. Uyu munsi turabona undi murimo wa roho mutagatifu, roho w'ukuri nyine, umurimo bita mu gifaransa pedagogue, bikava ku kigereki amagambo abiri kigereki paidagogos, bikavuga ngo conduire l'enfant, kuyobora umwana, gutuma umwana ashobora gusobanukirwa kumva, gutuma akura ukamuyobora heza kugeza ubwo ageze ku cyiza. Abapedagoye bose turabasuhuje, kuyobora kugeza umuntu aheza, kugeza umuntu ukuri bakamenye ukuri. Amasomo musaze kurangira hari aho nawe amasomo wafashe akuyobora ku kuri, ukuri nta kundi, ukuri ni ku Mana, kuyoboka Imana. Kuko abantu benshi kuri no si twagiye tuyoboka amadini yacu, abenshi tukayoboka imana zacu cyangwa ibigirwamana, ariko Imana y'ukuri ntituyiyoboke. Niyo mpamvu dukeneye un pédagogue kugira ngo tuyobore inzira nziza igana ijuru. Ng'umurimo roho mutagatifu, roho kuri naza azatumenyesha iby'Imana, roho kuri naza azatumenyesha inzira nziza igana umukiro, inzira y'ukuri. Isomo rya mbere twazirikanye turumva Paulo wagiye mu butumwa i Atene. I Atene nk'uko tubizi ni igicumbi cy'ubuhanga, la philosophie. Ubwo abahanga ngo bicaraga ahantu bita kuri Areopage bakaganira ku bitekerezo by'ubwenge, bakajya impaka abanyabwenge. Aha niho Paulo abasanze muri iki gice, aho aha muri Atene hari haradutse nyine ibigirwamana, agace k'ibigirwamana. Nanone Atene kabizwi nk'agace k'ibigirwamana, abantu bishingikije ubwenge bwabo ariko bakaboka n'ibigirwamana. Turumva rero Paulo watambagiraga uwo mujyi wose wa Atene, ngo akaza kugenda areba, waza kurabukwa ahantu hari urutambiro urw'Imana itaramenyekana. Amen, amen, amen. Rero Paulo akabwira ati, yo Mana ninje kumenyesha, Imana ari mu ijuru n'isi, Imana yakoze, Imana ibintu byose yakoze arabibabwira. Ngo nuko ageze kwizuka y'abapfuye, Yezu Kristo wapfuye akazuka, ari we dushingiraho twese, bati kuri iyo ngingo tuzakumva ejo. Ngaho rero aho birangirira, dukomeje mu mafuti yacu, dukomeje mu kinyoma cyacu, aho kugira ngo turangamire ukuri. Iby'Imana ni ukuri, niyo mpamvu natwe tugomba kubyumvana ubushishozi n'ukuri, kuko ubuhanga nyakuri ari ukumenya Imana nyakuri. Ivanjiri y'uyu munsi iratwerekeza kuri uwo murimo roho mutagatifu, umurimo wo kutuyobora ku kuri. Roho nyir'ukuri naza, ibintu bizahinduka, azabamenyesha byose. Roho nyir'ukuri naza, azabatambutsa, azerekana ububi bw'isi, azerekana ubugome bw'isi. Roho nyir'ukuri naza, azereka abantu y'icyaha cyawe giherereye. Roho nyir'ukuri naza, azahishura ibyari bihishe. Roho nyir'ukuri naza, azabahanura n'ibizaza. Nawe ugera utekereze kuri uwo murimo roho mutagatifu. Ese ufite roho mutagatifu? Ajya kubwira ubuzima bwawe, ibikuriho, uko umerewe. Roho nyir'ukuri naza, bizagenda bite? Twongere twibutse ukuri, ijambo ukuri. Abahanga b'ino si basigaye batangiye isobanuro cy'ukuri, ngo nibyo abantu benshi bahurijeho bakabyemeza, kandi bamwe bakabyemera koko. Twongere twibutse nanone igihe Pilato abajije Yezu ati ukuri ni iki? Turebe iki gisubizo Yezu yamuhaye. Yezu ngo yarisheshekeye. Ese kuki Yezu yasheshetse? Nuko Yezu ari we nzira, ukuri n'ubugingo, niwe kuri. Amen. Na niyo mpamvu nyine adakeneye kwivuga, kuko we ubwe ni ukuri. Rero ni ngombwa ko ukuri kwacu kwerekeza kuri Yezu. Ni ngombwa ko ubwenge bwacu bwerekeza kuri Yezu. Ni ngombwa kuyobora abandi tukabora kuri Yezu. Bya bindi by'uko utayobora arayobya. Na niyo mpamvu umuyobozi wese icyo akora, ayobora abantu ku Mana, ayobora abantu ukuri. Inzira y'ukuri, inzira y'umukiro, ni ukugana kuri Yezu Kristo kugira ngo tubeho neza. Ngo roho w'ukuri uzatuyobora ku by'Imana, tukamenya Imana by'ukuri, ubwenge bwacu bugahuguka, imitima yacu ikareka kunangira, maze ubuzima bwacu bugasubira mu itoto muri Kristo. Akenshi tubaho mu kinyoma, bigatuma tudashobora gushyikira amabanga y'Imana uko bikwiye, bigatuma dushobora kubaho mu buzima bwo gucabiranya gusa,
kandi Imana ari ukuri, ntitugere ku Mana uko bikwiye. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umusore yagiye kwiha Imana, ajya mu seminari nkuru. Nuko agezeyo arabihirwa, yongera arabihirwa, bishoboke ko yarafite nyine impamvu yatumaga bihirwa. Nuko areba hirya areba hino, atekereza uburyo azasaba uruhushya ngo ubundi atahe. Arabitekerezaho abona bitavamo, aza kwigira inama yuko agiye kuvuga ko arwaye, koko yaranarwaye, kugira ngo byibuze bamuhe uruhushya rwo kuzivuza nk'umwaka wose, suspension. Ubundi nyuma yaho azarebe niba azagaruka cyangwa niba atazagaruka. Nuko aragenda, ngo ageze iwabo ngo abamutaraga, nawe utekereza icyo yararwaye, ajya gusaba akazi mu ruganda. Nyiri uruganda amaze kumva ko uwo ari umuseminari witegura kwiha Imana, witegura kuzaba padiri nk'uko yabimubwiraga, yumva ko karamukunze, ahita abona ko azaba inyangamugayo, amuha urufunguzo rw'ububiko, amwitaho. Wa museminari akomeza gucungira shebuja ibyo yari afite, umutungo w'uruganda. Nuko igihe kimwe kiza kugera, hashize igihe kirekire, ngo wa museminari aza kugwa mu rujijo. Nuko aza kugiye kugisha inama umujyanama we yari afite wa roho. Amugeze imbere ngo aramubwira ati, umva rero nje gukugisha inama, ubukwe buregereje. Umujyanama wa roho atangira kwibaza ubukwe ari bwo, ese ni ubukwe bwo kuzaba padiri, ni ubukwe bwo gushinga urugo, bimeze biti? Nuko nawe biramutangaza, ahubwo ati, mfite ubukwe, ngiye gushyingirwa n'umukobwa. Arakomeza aramubwira ati, ubu nabayeho dukundana n'umukobwa. Nuko akageza kunsura aho nabaga ku icumbi ryaho nakoraga nyine mu ruganda, nkaba narabwiye databuja ko ari mushiki wanjye. Nuko nawe agatwegurira icyumba, tukaguma mu muti tukisanzura, ntiyabyitaho nyine kubera ko naramubwiye ko ari mushiki wanjye. Nuko igihe kigeze ngiye gusohora invitation, ubutumire ko ngiye gukora ubukwe, ngiye kumva numva ko databuja yari yarakunze uwo mukobwa, ari we uwo mushiki wanjye, uwo nise mushiki wanjye, ko nawe yamukunze, ko ahubwo yifuza ko bazabana. Ariko databuja bishoboke ko yarabigiriye ngewe ashaka kungira muramu we, kubera ko namucungiraga neza ibintu. Bishoboke ko yaratekereje ko uko ni inyangamugayo na mushiki wanjye nyine ari inyangamugayo, birumvikana. Ubwo rero ikibazo kikagira kiti, none ko uwo mukobwa tugiye gukora nawe ubukwe, kandi na databuja nawe yari yarashyize muri iyo dosiye, biragenda bite ko ndamutse mubwiye ko atari mushiki wanjye ahubwo ari inshuti yanjye nk'uko narabimubwiye kare? Ashobora guhita anyirukana, ntampe n'imperekeza. Ikindi ntiyankorera ubukwe, kandi ari we nizeye ushaka kunkorera ubukwe. None rero ngira inama. Nuko umujyanama warongo aramubwira ati, watangiriye ku kinyoma ukomereza ku kinyoma, none soreje ku kinyoma. Rero inama nakugira, uko ukomeje kugira ikinyoma, ugenda upfukama imbere ya shobuja, ubundi umusabe imbabazi, umubwire ukuri kose, umubwire uko wabeshye mu iseminari, umubwire ubuzima bwawe bwose aho wanyuze mu iseminari, nuko utakiri n'umuseminari, umubwire n'uburyo bwose wagiye umubeshya. Ndakubwiza uko n'umubwire ukuri kose azakumva. Nuko wa museminari atahababaye, kuko nyine yumvise bigoye kujya gupfuka imbere ya shebuja ngo amuhishurire ukuri kw'ibyo bintu, uko agiye amucanga, uko agiye amubeshya muri ubwo buzima bwose. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Burya ukuri guca mu ziko ntigushye, kandi ngo amaherezo ukuri kuzatsinda, n'ikinyoma amaherezo kizatsindwa. Ngo urwo rutambiro rw'Imana itazwi iwawe, bya bintu bitse mu mutima wawe, kwa kundi ugenda ubeshya ucanga abandi, aho niho hari urutambiro rw'Imana itazwi. Iyo nguni uri kubeshyeramo, aho hose wagiye uhindura indiri y'ikinyoma, urwo n'urutambiro rw'Imana itazwi. Ukuri ifoto nawe wihaye Imana, ariko ikinyoma ni cyose uracabiranya, ukabakirumira habiri, ukavangavanga byose ugasabira. Urwo n'urutambiro rw'Imana itazwi. Ushinze urugo, urasabira hirya ugasabira hino, mu bihuru no mu bigunda. Urwo n'urutambiro rw'Imana itazwi. Aho hakinze Imana, iyo mfuruka Imana ntirahigeramo. Aho hari ibivumvuri bitarangurirwa, ibisimba by'ubwoko bwose, kubera ko udashaka ko Imana ihagera. Ngo roho mutagatifu
ugomba kuzibaho kugira ngo nagera iwawe wowe umuntu mwiza ugende upfukame, ugende wicishe bugufi kugira ngo icyo kinyoma kikurimo ukirandure, maze nawe ubone inzira y'Imana, kuko inzira y'Imana ni ukuri. Uze kwisuzuma uno munsi urebe niba ubuzima bwawe nawe butarimo gucangana, kubeshya, kuririmanganya, kuryarya, kwihisha aho hantu, iyo mfuruka, iyo nguni Imana itazwi, urwo rutambiro rw'Imana itazwi. Aho rero naho hataniye muri Atene mu Bugereki, aho kuri Areopaje, kandi uri umuhanga, kandi uri umunyabwenge, ariko ufite ubwenge bw'umubiri, ubuze ubwenge bwa roho. Urakize mu bintu bya hano ku isi, ariko imbere y'Imana urakennye, ubuze Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu nyir'ukuri naza mu mutima wawe, naza mu rugo rwawe, naza iwawe, uzasobanukirwa, uzakura, uzamenya Imana, bityo we gukira Imana aba ariyo ukorera yonyine. Ucike kubiri n'ikinyoma, ugendere mu kuri kw'Imana, ubeho mu kuri buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.